Praise God. Imeze bite se? Fresh. Nanjye meze neza cyane. Ngiye kwishimira guhura nawe bro. Iminsi myinshi cyane. Neza wari warabuze mbiruka wararwaye ijisho. Phone abaye ni mumye bya danje. Bagize gutyo rarurokoka ntibarikuramo. Baje kurikuramo. Yari yarakuzengereje. Byaranzengereje ku rwego utakumva. Biragaragara kuko n'ubu ngubu ntabwo meze neza. Oya. Nari birumva na muganga aba yarantegetse uburyo nyine ngomba kuzajya niga kurikoresha nyine nyine nige kutuma rireba. Urumva kuriya umuntu ahora yambara marinete. Yego. Nyine kubera ngiye urabona ko ari iringiri ryagize ikibazo. Nagize ikibazo cy'indwara bita Mureni ULCR. Ni indwara yataka imboni y'ijisho. Urumva rero iyo ndwara iyo imaze kwataka imboni y'ijisho iraza ikaryataka ku buryo iritera. Urabona ko iri jisho ryanjye ryazanye ubusembwa. Niyo mpamvu nyine niyo mpamvu na rinete zakugoye biragaragara pe. Umuntu usanzwe ureba nta rinete noneho byakugoye. Wapi we nundi kandi mbona nambaye rinete ahubwo uvuga ngo iz'amaso kubera baba barabimenyeye. Ntabwo ibi ndabimenyera ahubwo nzabanda ashaka kubanza kugura ari izafime. Ese nubundi wabaye ubikuyemo. Hari izafime nshaka kugura. Azagenda bakazishyiramo umuti nyine izafime. Kuko tugutumba numva twabangamiye byada. Akuni no kwihangana mwana wa mama. Yego. Amakuru yo ku muhanda rero warabuze pe. Narabuze oya. Ntago ari ukubura kundi ahubwo naje kugiramo n'ikintu cya family issues umuryango kuko uribuka yuko naje no kubyara. Yego, congratulations. Naragusuye. Waransuye kabisa. Urumva waransuye narabyaye umwaka washize. Kobwa mwiza. Ku itariki 23 z'ukwezi kuri 23 z'ukwezi kwa gatatu. Nibwo nibarutse umwana w'umukobwa. Urebye nyine nibwo usanga urebye ubuzima bwanjye bwajemo nyine kuko ngenda byibuka umwana wanjye avuka kuri 23 z'ukwezi kwa gatatu. Nibwo hari hashize iminsi bambaze. Bwa mbere. Ubundi reka ngutere story man. Kurwara kwanjye kw'iri jisho ni ibintu byatangiye mbona ari ibintu by'imikino. Natangiye ndibwa ari akantu kandya nyine mwumva na akantu kandya nkajya nigira muri farumasi kwigurira imiti nyine. Urabizi rero iyo umuntu ajya muri farumasi buriya akenshi na kenshi nubwo abantu tuyikunda ngira dusapotinga ariko ubona yuko nyine nibigufasha ku kanya ntabwo wabaza indwara uragenda ukabwira muganga ati ndi kubabara none n'abaraho muri farumasi kuko nabo bameze nk'abantu bacuruza nka byeri. Bameze nk'abantu bacuruza za B1 gin muri boutique kuko urumva iyo ugiye muri boutique ugiye kubaza nka B1 gin usanga ahantu hamwe barakubwira ati ibiciro bya B1 gin igiciro cya B1 gin tuvuge ko hano ni icyatanu ariko nugera hano aboro turi muri TD1000 niba baba bayifite bazaguca n'ibihumbi nka 5 cyangwa 6 ahantu hose rero bagira ibiciro byaho. Rero ngewe everyday ahantu hose ngiye nagiye njya kwivuza natangiriye muri farumasi. Ariko mu kuza gutangira muri farumasi nkazizenguruka ubwo hari mu mwaka wa 2000 ndabyibuka ko ngiye iri jisho ryatangiye kunyagiye 2022 ahubwo 2022 naritangiriye ngewe muri naritangiriye muri farumasi. Yego muri farumasi rero naryivuje hafi umwaka ngura twaduti tujyamo. Ariko urabizi ko uko utindana uburwayi ubwivuza magendo niko bugenda buremera kandi bugenda bugira nyine. Noneho sirito nk'ijisho. Noneho nge nkanarivangamo n'amayoga kuko nge nari kubitagamo amayoga menshi bro. Menshi cyane 2022 nakundaga 2022 nanywaga amayoga menshi. Ndabyibuka ko nakoreraga igitangazamakuru bita Oasis. Nza kukivaho 2020 mu ntangiriro za 23 nibwo nahise nkivaho kira gitangazamakuru. Ndaza ari nabwo naje hano kuri The Fly turakora tumaze gukora tuzagura n'ibyago cano barayifunga. Ubwo ndumva barayifunze mu mpera zo kwa kabiri gutyo. Bayifunze mu kwa kane mu matariki ya mbere. Mu matariki ya mbere gutyo. Nyuma yo kuva ku nsura. Yego.
urumva rero buriya no muri kiriya gihe mwazaga kunsura muri kiriya gihe nabaga ndi hano nabwo nazanaga ubugoryi bwo kwivuza amagendo ariko noneho hari umumere twahuye niwe twahuye uwo mumere abonye ukuntu ijisho ryanjye rimeze arambwira ko peti ijisho rye ko mbona rifite ikibazo ndambwira mere nararyivuje muri farumasi biranga ariko nza kugira amahirwe y'uko papa wanjye nabimuganirije viye wanjye ubundi niwe wanyohereje kugira ute kujya kwivuza nibwo naje kujya kwivuza ahantu bita ku nkuru nziza mu mujyi oya inkuru nziza y'Igikondo inyuma y'uko rero ngiye kwivuza ku nkuru nziza y'Igikondo nagezeyo nkimara kugerayo nkajya nivuza naho nahivuje hafi nk'amezi nk'3 ariko naho ngenda bakandebera muri labo nabo bakama imiti gutyo nabwo rero naje guhura na Kimenyi Yves ari kumwe na Muyanga icyo gihe Kimenyi Yves yari amaze igihe arwaye yaravunitse duhura rero ndi kumwe n'umudamu wanjye nawe nyine amerekeje kwa muganga tuhahurira rero n'undi mubyeyi rero niwe wambwiye ati we Peti rero uburwayi bwawe wazabwerekeje ahantu bita Bishenyi bati barebaho ariko ndabikerensa kuko urumva nari mfite ibibazo byinshi urumva niteguraga kubyara nari mfite ibibazo bigiye bitandukanye mbona n'ubuzima butameze neza nyine no kumufuka ari ibibazo ndavuga rero ikibazo mfite kirangoye cyane kiranahenze ntago ari icyo kuvuga ngo ngiye guhita nirukankana kwa muganga kandi n'umwana ari mu nzira ndavuga ati rero mu gihe nitegura kwibaruka reka mbe mpejeje bro nahuye n'urugendo rutabaho man ndabyibuka ko ku itariki 23 ni umugore wanjye yagiye kwa muganga kuri 21 ubundi yagiye kuri 19 z'ukwa gatatu nibwo yagiye kwa muganga ahageze kuvuka k'umwana bibi nambara umwana avuka ku itariki 23 isaha ya saa 6 z'ijoro yaragiye kuri 19 akiriyo kwa muganga umwana avuka kuri 23 z'ukwa gatatu urumva rero nyuma y'uko avutse ayo masaha ku itariki 23 z'ukwa kangahe ubwo nahise njya muri stress zo kwita ku mwana kurwaza umwana ibibazo biradutera induru ziravuga nkomeza kwita ku umwana ava kwa muganga kuri 26 umwana mukwiye kwa muganga kuri 26 yuko avutse 26 nibwo bamusezereye araza tujya mu rugo ukwezi kuba kuvuyemo tuba tugeze mu cyunamo mbura uburyo nabona transfer injyana kwa muganga ubwo nza kwisanga ijisho rikomeje kundemerera ijisho rero ko ryakomeje kundemerera nyuma y'ayo matariki nibwo naje kujya kwa muganga nibwo naje kuvuga ati ese ubundi uwajya kwa muganga nsubira kwa muganga ku nkuru nziza kwa muganga ku nkuru nziza barambwira ati rero twebwe nta kintu dufite aka kanya twaguha reka tuguhereze transferi ikujyana muri ibino bitaro byo hasi nyine bino byo muri centre de santé bigeze ku maso naho nyine centre de santé uragenda niho ubonera mituwere nyine kuko urumva nari maze hafi umwaka urenga nivuza muri prive byarabaye nyine itsazi kandi wumva nyine n'ijisho rirembye nyine rigezeho risaba amafaranga papa wanjye abaramfashe tuba tugiye muri centre de santé ku Muhima tugeze muri centre de santé ku Muhima nabwo yego ndamushimira cyane urumva tugeze muri centre de santé rero nibwo naje kwisanga ibibazo bimbanye kubera n'ikibazo cya mituwere nta mituwere nari mfite ubwo byansabye gutigita mituwere guhiga ubundi buzima nyine bwose nyine ngira amahirwe mbonye mituwere ndumva narayibonye ku itariki nka 25 z'ukwezi kwa gatanu kuri 25 z'ukwa gatanu nibwo nabonye transferi inyoherereza hehe inyohereza muri centre de santé ngeze muri centre de santé baramvura bahita bama transfer injyana mu bitaro bya Muhima najibanje muri centre de santé ya Muhima centre de santé bama transfer injyana guhura na docteur w'ibitaro bya Muhima ubwo twari turi mu mwaka wa 2023 yego tugezemo hagati mu mwaka wa 2023 rero
kuri izo tariki urumva ukwezi kwari kuri kurangira no kubona transfer njyana Bishenyi, naje kwerekeza Bishenyi, magenda Bishenyi, ndivuga ko nagiye Bishenyi ku itariki oya nagiye nko kuri 5 z'ukwa gatandatu gutyo, kuko ndabyibuka ko kuri 5 z'ukwa gatandatu nibwo nagiyeyo kuri transfer yo ku Muhima, ita nisanga Bishenyi. Ngiye Bishenyi ndumva ko nakubise nka week, nakubise nk'icyumweru kugira nzahure na Dr Piti umvura. Ubwo niko amatariki yikubise, tunshiduka ngeze mu matariki 15 kuko ngiye n'ubundi mvuka ku itariki 15. Ku itariki 15 rero z'ukwa gatandatu hari kuri anniversaire yanjye. Iyi uwo munsi rero kuri anniversaire yanjye nibwo bambaze ku nshuro ya mbere. Ndabyibuka warabipostinze. Nibwo bambaze ku nshuro ya mbere kuri anniversaire yanjye. Jugujugu ubwo iyo bakubaza urabyumva, bahise bankubita andi mezi y'uko urwaye yo kubara igihe mu rugo nyine. Nkubita nk'umurwayi nyine. Nkubita nk'amezi 3 muri biri kugira ngo urekipere ubuzima bwendereye, ibintu bikomeze kugenda neza nyine. Ndakomeza ndihangana amezi 3 bakubisemo ukwa 9 kubakura. Ukwa 9 kubakura hafi kwa karindwi. Bigeze icyo gihe ndiheba, ndavuga njyewe ubuzima ntabwo bwambasha gutya, genda kubita amezi 3 nta kazi ngira hejuru y'iki. Kandi ne wari wemereye gusakuza. Nemeye gusakuza, kunywa amayoga, ibiki n'ibiki, urumva byari byansazije. Okay, ugomba numvishe meze nk'ukize, mu kwa 11 mba numvishe nakize, mba nangiye kwinywera amayoga. Ngaho nyuma jugujuga amayoga mba ndakwikiye kwa 11, kwa 12 ukwa kangahe ukwa mbere. Ndavuga ati ibi bintu rero biri kumbaho ni ibisazi bro, kankubwiza ukuri. Nahuye n'uruva gusenya rutabo kuva umwaka wose w'uku kwezi, uyu mwaka turimo wa 2024. Musa uyu mwaka wambereye ishuri ritabaho kabisa. Nibwo babambaze ahubwo Prito oya, ahubwo twibeshye ahubwo uyu mwaka muri uyu mwaka 2024 nibwo bambaze, kandi nabwo bambaze ku nshuro ya kabiri ejo bundi. Inshuro ya kabiri byagenze bite? Inshuro ya kabiri nyine ryanze gukira riragaruka kubera bya bintu washyizemo bakubwiye imiti nyine mayoga ibiki nyine nibyo byatumye nyine nongera kurwara bwa kangahe. Ndakomeza ngira mu mwaka nyine mbona ibintu nyine birasaza. Ubundi natangiye kwiheba kuri iri jisho mu mwaka w'ukwa gatandatu. Mu kwa gatandatu kabisa, kwa gatandatu nibwo bambaze ku nshuro ya kabiri. Ubwo urumva nabwo numvaga amahiti. Kwa gatandatu k'uyu mwaka turimo 2024. Kwa gatandatu k'imyaka ibiri kwakubwiye Imana ntago kwigeze kumbera boku, kuko urumva ukwezi kwa gatandatu nibwo habayemo kuko ndumva twaratoye, si twatoye mu kwa gatandatu. Mu kwa 8. Mu kwa 8. Rero muri 15 noneho kumva gutora. Ago campaign zatangiye mu kwa gatandatu. Campaign yatangiye mu kwa gatandatu nari ndwaye. Igihe rero twavaga gutora umunsi dutora kuri 15 z'ukwa 8. Kuri 15 z'ukwa 8 nibwo bambaze kuri uwo munsi. N'agafoto ndagafite ndi kwa muganga iryo joro bambaze, ndi kwere narabipostinze mvuga ati mvuye gutora none base bambaye. Nibwo rero nahise mbipostinga. Nshima Imana ngo nta kibazo. Nshima Imana ubwo bambaze maze gutora umukandida wacu His Excellency Paul Kagame. Urumva rero man, urumva ukwa 8 nuko byagenze, bambaga ku nshuro ya kabiri. Ubwo rero nuko byaje kugenda rero, bamaze kumbaga inshuro ya kabiri nyine urabona ko banayigize ukuntu bampinduriye imboni. Urabona ko bampinduriye imboni, ibintu bimeze neza, ndimo nagenda norerwa. Banamaye by the way n'igihe kirekire cyo kugira ngo nyine iri jisho ryanjye rizafate. Mfite igihe cy'amezi nk'6, ariko nyine n'ubu nuko nguko mbabara bambwiye yuko ngomba kwiga gutangira kuzajya ndikoresha, nkirinda kwambara zino rinete twambara tugura hano mu muhanda nyine. Nazo ntago ari fresh, ngo nazo ntago ari nziza kwijisho. Ariko kumboni nkiyo nono bro byari ibisazi bya danje. Urumva uburwayi ari igihe urwara cyane ukajya uhura n'abantu benshi bagenda baguca intege benshi. Warakubititse bitabaho bro, imyaka ibiri nono ijisho ni ikintu cya danje bro, gishobora kuba cyanagugira. None se keretse ugeze nka Bishenyi, buriya niho hantu njya mvugira ngo ubuzima man, ubuzima burarenze tu. Ubuzima ni nk'inzoka ni harya ni sheze banana. Oya, ubuzima ni nk'inzoka iri mu murizo.
kuko ibaze ko uyu munsi buba bumeze neza cyane, ejo bukamera nabi kandi ntumenye naho akantu ko gutura hasi. mani nagiye ibishenyi nahirukanse inshuro, urumva njye maze hafi imyaka igera muri 3 ndwaye iri jisho. Yego, sibyo kuva 2022 kugeza 2024 isoza nabwo iri gusoza. Kandi still na n'ubu ku muntu uri kunkurikirana hano kuri kamera arabibona ko ubuzima butameze fresh, ariko nyine wenda ikiyongereye kubera kugabanya imiriro myinshi, wenda nshobora kuba narabyibushye. Biragaragara ko n'umubiri ufite itoto n'agakoma ka mama yake mbona gatayemo. Ariko bro, reka gutere story. Mukanya nibwo mbonye bapostinga Sarongo Rurangirwa ego bavuga ko yagiye kuburana nyine, bavuga ko yagiye kuburana kuriya bijyanye na buriya buvuzi. Umusabyita ubuvuzi ngo ni umupfumu. Reka ngutere story rero, umupfumu zaravura buretse mbanze nkubwire nyine, ntago mbizi jewe, ntago mbizi. Umupfumu yakaba yapfumu none ruba, reka ngutere story man. Jewe reka nkubwire rero wamfura. Men, ibaze yuko muri icyo gihe ndwaye nigeze guhura n'abajama bakajya bambwira ngo barandoze. None urumva iyo urwaye umuntu akagufatirana, iyo urwaye umuntu akagufatirana mu burwayi, hari igihe umuntu akubwira ngo ni gute bakubaga kabiri, ngo ukamwumva byadanje, ukumva nta niribi, ukavuga ati uyu muntu ibyo byose ibintu ari kumbwira ni sawa. Kuko kwa muganga naragerageje bambwira byaranze rimwe kabiri, ukavuga uti umujama umwe twarahuye aranganiriza, arambwira Skyto wahuye n'ikihe kibazo? Ndabwira mane ngiye rero nararwaye, ariko mu mirwarire yanjye ntabwo nzi ukuntu ibintu byanjye bimeze kabisa. Sinzi nuko bikorwa, sinzi nuko byatangiye, gusa njye nabonye biza. Umukobwa barambwira ati wa kintu atushobora gusanga baraguterekeyemo, atushobora gusanga barakuroze, nyine ngo ari ibintu ngo hari amarozi banza ngo hari amarozi ngo bita ibihuherano. Ngo hari amarozi urumva jewe nyine turi kuganira ndi kugutera story. Ngo hari amarozi bita ibihuherano, ni true story. Ngo hari amarozi bita ibihuherano. Ati Skyto ushobora gusanga baraguhuhereye mu ijisho, ati nawe rega hari igihe ujya kuri YouTube ukare kuri imiriro, ati usanze abantu barekuyeho imiriro baraguhuhereye. Nkavuga se abo bantu nimba narabarekuyeho imiriro, ko mbizi ko ngewe navuze ngo umuntu wese uwo ari we wese nzabangamira muri showbiz nzakoraho ikiganiro before yo kugira ngo tujye kugirana ibibazo. Ngewe azampamagare nimba ari n'ikiganiro namukozeho ngisibe, nanamusaba imbabazi, nanagisibe, twibanire neza. Kuko urumva ntabwo waba ufite uburwayi bumeze gutya ujye no kugerekaho kugira imibanire mibi n'abantu. Biba bisaba kwigengesera. Urumva ubu umeze nk'uri hagati y'urupfu, kuko uzacunga urebe niyo bagiye kukubaga kwa muganga, man umera nk'uri gutekereza. Ariko sika dusubiye inyuma gake, kukubaga ijisho bura nagwa hazamo na famille ukuntu bagasinya. Oya urabisinyira, urumva iyo bagiye kukubaga. None nkanjye baba barabaze nk'inshuro zigera muri zingahe, muri ebyiri, unahora kwa muganga. Biba bisaba yuko nyine umuryango ugomba kubisinyira kugira bakubage. Umuryango araza agasinyira, bakavuga yuko ingaruka zose ijisho ryawe ryagira zitazaba ingaruka zo kwa muganga, kubera ko baramuhitamo yawe. Kuko urumva deja baguha igipapuro bakakubwira ati tugiye kukubaga. Nimba tugiye kukubaga wowe urabisinyira, we wuzuza format yuko wemeye yuko uzabaga, bakaguha n'itariki uzagarukira kubagwa. Ntabwo uwo munsi ari bwo bakubaga, baguha itariki, wowe ugataha ukagenda ukabitekerezaho. We wabona ko ari ngombwa ukazaza ugasinya, ukawuzuza format, ukuzuza ko wemere kubagwa. Ndabizi abantu badukurikiranye muri iki kiganiro, muri iyi story ndi kuganiriza abantu y'ubuzima bw'uburwayi bwanjye, ibyo ari byo byose bo barabizi cyane. Urumva bo barabizi ukuntu muri comment barakubwira ukuntu bigenda. Urabyuzuza kugira ngo bagire ute, bo bagire ute, babone uburyo bakubaga. Umusa eka ngubwire nawe nibyo bigeragezo nyuma yuko mvuye kwa muganga, eka nongere nsubizemo. Urumva nawe n'ibigeragezo nyuma yuko mvuye kwa muganga, ngira ikibazo kitabaho kimwe cyakasa mutwe, ku buryo nahuraga n'abantu buri muntu wese akambwira ngo uri kubabara,
nkumva nyine agahinda karanyishe tu. twari tugeze kuri wa muntu ati yarambwiye ngo barandoze, arambwira ngo bandoze ngo ibintu bita ibihuherano ngo nibyo bigiye kumpumisha, ngo ushobora kuzisanga. ndabwiye se bro, none se ibyo birozi ndabyivuriza ngo dufite abaganga, ngo hari umuganga naguhuza nawe ngo akagira ute, ngo akaba yagufasha kugira ute, ngo kuba yakuvura. ndavuga se uwo muganga uvura ni uwe? ati ni umuganga gakondo. leta amubwira ati ubwo ndabizi ni bya bindi byanyu nimwe abapfumu mugiye kunyongoza, ubu murashaka kurya yanjye mwabakaritasi. oya si n'ubwa mbere kuko n'ubwa mbere hari igihe bigeze kutwiba mu rugo igasanze tukihagera. noneho bigiye kuri YouTube, abatipe b'abapfumu ngo ni abaganga batangira kunyandikira message ngo bagarure ibyanjye. noneho ndangije nyine ndabanera, ndavuga akaba bakoboye njyewe ndavuga aba bakoboyi njyewe baraza kumbwira ibi bintu ngo bahagaruza ibintu byanjye mu buhe buryo. noneho ndashimira cyane polisi y'igihugu yangarurije na RIB, ariko ndabyibuka batwiba RIB yari itaraza, kuko ndabyibuka ko nuze yanjye televiziyo yanjye nayisanze kuri headquarter police. noneho umupolisi ayimpaye arangije arambwira ati se shasika itu ati ko televiziyo yawe tuyigusubije, komerera amashyi polisi y'igihugu, ati ko tugusubije televiziyo yawe, aba ni babapfumu birirwamo tujya tubona muba mupostinga ngo ba Sarongo ngo nabantuze. icyo gihe Sarongo yari ari hiti agendera hejuru y'amazi kuri Big Town. icyo gihe Bakti yamukoreshaga ama interview kera nyine, urumva ni oya njye banyebyeza 2021. icyo gihe kandi Sarongo yari ameze neza, yari hiti, we na ba Pastor Claude n'abandi ba pasiteri bashwana ngo ngiye gufunga imyuka mibi, ibi nibi, urumva bakora amapranka birirwa ku mbuga nkoranyambaga nyine bagira ngo noneho bamaye televiziyo yanjye arambwira ati se aba ni babapfumu mwizera ngo babagaruririze ibyanyu. ndavuga ati wapa fanda, ati thanks kabisa, munkoreye ibintu bizima, ati mwakoze akazi kanyu, Uwiteka abaho umugisha. televiziyo yanjye barayinsubiza mbanyijyanye mu rugo. ubwo rero no mupfumu ari kunyongoza uburyo agiye kunjyana ku muganga ngo bakandagurira ngo kugira ngo bampereze ngo bangarurire ngo bamvure iri jisho ubuherano ngo wivuze ngo ibyitwa ngo za turawansi ngo na za vakusenti. nta n'inyatsi yitwa amakobwa bakubwiye. none ndavuga se inyatsi itera ijisho kuri kumbwira ibintu by'inyatsi n'ibyo birozi by'ubuherano, abapfumu nibo bari bubivure kuruta abaganga nahuye nabo. namwe se ko nahuye n'abaganga b'abazungu bari kunkoraho rikaka, kandi nkaba mfite ikibazo cy'ijisho ukaba uri kumbwira iby'inyatsi. ndamwe musa ibi bintu bishobora kuba ari ubutubuzi. ndangije mba ndamuretse, ngeze mu rugo mbiganiriza amadobo, ntasa amadobo k'abantu bari kumbwira ngo ni ibirozi. nemera koko ibi birozi mbijyemo, atera karakara katitoka shitani mu izina rya Yesu. atabo bantu n'abavumbuye, atabo bantu nabo bashaka kukurya amafaranga, ati tuza wowe, ati ibintu byawe bizagira ute, uzakira. ariko umusarika nkubwiza ukuri ntabeshye, byari bigeze nawe wumva, reka nkubwiza ukuri ntabeshye. akenshi na kenshi abantu badufatirana mu bibazo turimo, cyane cyane aba bantu bavuga ngo ni abapfumu, ashobora kugufatirana mu bibazo bro, mu bibazo ariyo abona ko ariyo option ufite ya nyuma yo kugira ngo ukire, akaba yagufatirana akagukoresha amakosa atabaho, kandi ugasanga noneho bigiye no kukurya amafaranga. none se ibaze wumva ngo ngiye nka depression ya mbere nagombaga kugira, depression ya mbere nagombaga kugira ni ni depression y'amafaranga natanze bwa mbere ndi kwivuza muri prive, kuko urumva ko amafaranga namaze igihe nivuza muri pharmacy, ayo nivujemo muri prive ku nkuru nziza, n'ayandi mafaranga nivujemo yose agiye atandukanye, yari amafaranga menshi. none ibaze noneho kongera kuba wafata andi mafaranga ukavuga ngo aya mafaranga ugiye kongera uyatange ngo ujye kwivuza ngo mu bapfumu nabo barya yawe, wahita usara. none rero nagiye kubona, none mbona ngo Sarongo bamufashe, niko ntarakurikirana wenda uko ibintu bye bimeze. njyewe akenshi na kenshi buriya igihe gadi hari ibintu nkunda kwirinda bya mbere mu buzima bwanjye, n'Imana izabindinde.
sinkunda kwinjira mu bintu bya politike cyane kubera ko ntabwo ndi umuhanga cyane muri byo, ntabwo njyewe nta bumenyi bwabyo mfite, sinigeze niga law, sinigeze niga amategeko, ariko gusa iyo menye nka breaking iri ku mihanda gerageza kuba nayi breaking, iba yabaye trendy uyitohozaho ukareba. Yatawe muri yombi, sinzi ibyo ari kuzira, njyewe sinire nabimenya, ntabwo nigeze mbikurikirana, ariko ibyo ari byo byose. Ejo bundi mperutse kubona urwego rw'ubugenzacyaha RIB, Dr B Murangira Thierry ubwo yari yapostinze abantu b'abapfumu yabapostinze babajyanye hariya kuri headquarter ya RIB bari kuberekana b'abapfumu. harurimo urumva, njyewe nzi urumva, wari uri muri timu y'abantu bashatse kuntuburira ngo banjyane ngo ku muganga ngo mvura rino jisho, ngo banjyane ngo kumvuza. Ndavuga ariko se aba batipe nimba babafasha ari abapfumu, ubu koko aba bantu bose ntibari buze kubakoramo mikwabo? Ndavuga ati bano batipe bayogoje abantu. Rega umva nkubwira umusa, ibi bintu by'ubupfumu bimaze gutwara amafaranga y'abantu benshi. Ejo bundi nari nkurikiranye ikiganiro cya Oswakimu kuri TV10, abantu bari guhamagara Oswakimu bakajya bamubaza se Oswakimu, bari kwerekana amafoto ya Sarongo bavuga ko yatawe muri yombi, ariko nabo bataratangaza icyatumwe atabwa muri yombi, ariko bavuga ko urwego rw'ubugenzacyaha rwamutaye muri yombi akurikiranyweho icyaha n'ubutubuzi, sinzi ibintu nk'ibyo n'ubutubuzi nyine. Urumva Oswakimu ari kuvuga ati ariko bantu batubuzi ngo reba ngo yagenze hejuru y'amazi. Nanjye nabireba nka wese umutipe yagenze hejuru y'amazi, ariko noneho ba Oswakimu bari kuri TV10 bakajya bashyiramo pause ngo reka turebe aya mazi we ngo yagiye hejuru y'amazi, ati yahindutse Yesu se, ati yahindutse Yesu, bikajya bimukasa. None se mbanza ari Photoshop? None se kera ni wigeze kubona boro zo kuri Afrimax bigeze kwerekana za Sarongo ari hejuru y'agataro ameze gutya yabaga ameze gutya ari hejuru y'agataro? Nyine twese umuntu wabibonaga, ariko ku bantu abadirector bo ndetse n'abantu bazi ibintu bya Photoshop bo ibyo bintu bashobora kuba babizi, ariko nakubwira ngo hari ibintu byinshi nagiye mbona nese ntabwo bizi ku mbuga nkoranyambaga ukuntu wajya ukajya kubona. Hari abandi batipe bo kuri YouTube nibuka amazina yabo, nabo bajyaga bakoresha abapfumu, ukajya gusanga akoresha nk'umupfumu ngo umukobwa ngo abazimu ngo baramufashe akajya hejuru y'ipoto bakamukorora bibuka ngo umupfumu ngaraje ngaramuvuye ngo umuriro ngo uramufashe ngo muganga aramukuye. Hari n'undi waje rero bakora live umukobwa agakuramo imyenda yose, ntabwo byibuka kuri YouTube akuramo yose bakamushyiraho ibintu agahita yongera akambara akagira ngarazutse ngo Imana ikoze ibitangaza. Ariko si yo Imana ikora ibitangaza utasenga ngo igukize. Ubu njye sindi koroherwa, yego nyine nagahora gahanze, buri wese afite uburyo yiga mu mafaranga, ariko hari igihe duhiga amafaranga mu bintu mani n'Imana ishobora kuba yaduhanira. Njye numva yuko biriya bintu bakora bano bakoboye b'abapfumu bro, iriya mirimo ntago nzi ahantu imbaraga bazikura, kuko njye abo ngabo bambwiraga yuko ngari imbaraga bahawe n'abakurambere biwabo. Ukavuga se nkaho uri kavukire, navuga uri kavukire, wowe ukuye hehe abakurambere biwanyu? Wowe uraza gufera Skype w'umutauneri umubwira ngo wowe uje kuza kumvura, uramvura kebara, ambwira ati we petit no jamais de tout travail, n'undi munsi nuzaza. Iki kibazo kiri ku muhanda cya Sarongo oya nzabikurikirana, amakuru yo nzayatanga ninyakurikirana, nk'ubusire namenye ibyo ari kuzira. Nibiravugwa natwe niturishu, ntabwo ndamenye ibyo ari kuzira, ariko ibyo byose buriya urwego rw'ubugenzacyaha nibwo rwamutaye muri yombi, nibwo ruri kumukurikirana. Ushobora gusanga ashobora gutaha, ushobora gusanga hamwe n'icyaha Imana imufashije yataha. Gusa njyewe inkuru mba nifite ni iz'abantu bo muri showbiz, izaba ari abo bapfumu. Rero njye ntabwo nazimenya, n'abo bavuzi ba gakondo ntabwo njye Skype nazimenya, kuko urumva kandi deja nanone sinjya nkunda no kwipanga akazi nazi. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB cyangwa se nimba yageze mu rukiko nibo bazatangariza itangazamakuru batubwira ati uyu muntu
harya wambwiye ngo yitwa Rurangirwa Wilson. Ego. Nje narinzi Sarongo, ubu Rurangirwa Wilson ntabwo narinzi henze Sarongo. Nje ni kugeza sabonye babyandika. Ego. Urumva nimba abana bitangaje itangazamakuru bagiye ribivuga, urumva ko iyo ni inkuru mpamo iri ku muhanda kandi iri gutrending. Yego. Ibyo rero akadutegereze urukiko rurahari nirwo rukemura ibyo bintu. Yego, nubundi biba byose bazabitubwira. Ubwo natwe badukurikiranye, natwe tuzarushaho kugenda tubapodatinga amakuru. Siko bimeze? Niko bimeze. Yego. Samurakoze.